munsi ndashaka kwigisha mpereye no ku ijambo ry'Imana. Mu gitabo cy'imigani sibyo igice cya 10 umurongo wa 4 ukuvuga ukuboko k'umunebwe kuramukenesha naho uko umunyamwete kuramukiza. Hepfo gato ku murongo wa 5 akavuga ngo uwizigamira mu gihe cy'impeshyi aba ari umunyabwenge naho usinzira imyaka yeze aba ari ikigoryi. Aha umuntu abyumvishe narasomaga ndi umukristo ntabwo ari ubugoryi bundi. Aha ndashaka kugaruka kuri ya cyacyo nari nkubwiye iyo umuntu yumva afite umushahara hari wumva ko yageze yajya kandi ahubwo ari bwo yakagombye gukora sibyo. Ugize amahirwe ubonye base ufite icyo uheraho niho wakagombye kwaka avance sur salaire wakagombye kubwira umukoresha wawe uti mfasha nibura ngere kuri iki. Aha rero iri jambo naryo ryaramfashije mu gutangira avugaga niko mfite icyo guheraho ko ndi wa muntu ushaka gusaba avance sur salaire n'amafaranga ugenda ukaka bank uti ngende umukozi hariya mwe mumpaye make kugira ngo njye kugira icyo nkora none njya mpembwa mujye muvanaho. Yego ubwo rero abantu benshi ntabwo mvuze ko batagize amahirwe yo kumenya uyu murongo. Hari abantu bari muri icyo gice yakumva ko ahembwa kumva ko yageze yajya. Rero icyo gihe naratekereza navuga nti yego ngize amahirwe ndi guhembwa ese niki nakora cyakunganira uyu mushahara kugira ngo mvahondi mbe natera intambwe. Ibintu nibi birushaho no gukora ibyo ruri gukora bikubuze gukora kuko buryo ubikoze ubutanze n'akazi hari uri kugufasha kubikora bya bindi watekereje uri no gukora bya bindi. Rero siko byagenze narabifatanyije narabikoze koko ntangira uyu mushinga mbona urakuze uhita umvana ku kazi uvuga uti ngwino tubana ahubwo kuko wabonaga wowe uri hejuru. Yego icyo gihe urareba ukavuga uti natangiye buhoro bigenda bizamuka nza kubona biruta wa mushahara wanjye. Ubwo rero nta mpamvu yo kugira ngo ureke ikinini utsimbarare ku gitoya kandi ikinini gishobora gusimbura cya gitoya kikaba cyagufasha n'ibindi. Aha rero mba ngira ngo abantu babyumve neza buri wese aho ari ku rwego ariho ntabwo bisabye umushahara munini. Burya umushahara uramutse uwunganiye ugakora undi mushinga ugakora ubworozi ugakora ubuhinzi ugakora ubukorikori bikugirira inyungu yo kuba wakunganira umushahara wawe ko kuba watanga akazi watangiye gutanga akazi naba bandi ubu ugiye guha akazi nawe aragenda bakitunga bagatunga abandi. Ni muri urwo rwego rero ubona nabitangiye uyu mushinga bonuje kuba munini kandi watunze benshi. Murakoze. Amazina nitwa Ntakirutimana Samuel ndi umuganga w'amatungo hano muri Vision Agri Business Farm. Rero icyo twagira ngo urana izi ngurube ni nyinshi kandi zose ko tuzibona zimeze neza kugira ngo zigere kuri no level cyangwa kuri ubwiza bwazo watubwira ibanga mukoresha imbatari banga kugira ngo dusangize abatwumva iki kiganiro. Nkuko mwagiye mubibona dufite ingurube z'amoko atandukanye. Dufite iz'utwana zikeneye kwitabwaho tukagira izibyara umunsi ku wundi. Niyo mpamvu uko mubona uko bwije nuko bukeye famu yacu iriyongera. Rero tugira gahunda y'icyumweru ariyo tugenderaho tukayikurikiza umunsi ku wundi. Dufite rero iminsi tugera. None se iyo gahunda y'icyumweru mumaze mugakora inama makavuga tugiye gukorera gutya na gutya. Mbo icyambere cyiza nuko mba mpari nk'umuveterineri ukuriye abandi bamfasha kugira ngo tubashe kujya inama yuko twabigenza. Niyo mpamvu ushishikariza byibuze umworozi ko akwiye kugira umuveterineri byabyiza abaye ahoraho umufasha mu mirimo igiye itandukanye amatungo akenera nk'iyi ngiyi y'ingoboka mu gihe irwaye mu gihe ibyaye. Rero tujya inama tukavuga duti iki cyumweru kugira ngo famu bigende neza dukwiye gukora ibi n'ibi tukumvikana kugira ngo turusheho guteza imbere ubworozi bwacu. Ni ukuvuga y'ingurube bigize ikibazo cyangwa igiye kubyara bibe bisabwa ko nkawe nka veterineri uba ugomba kuba uhari kugira ngo ukurikirane ubuzima bw'iryo tungo cyangwa iryo ngurube. Nibyo cyane ko ngomba kuba mari kuko niko kazi kanje nibyo nize. Niyo mpamvu iyo igiye kubyara mba ndi hafi n'uwo turi kumwe nkaba namwereka uko
bigenda nkamwereka uko bibuze gukurikirana iyo umwana aje bigenda gute, nyuma y'uko umwana yaje ese yitabwaho gute. Ibyo byose mbikora ndi kumwe nawe ku buryo n'ubutaha niyo naba ndi ku yindi nawe yamfasha kuko mba narabimweretse. Ni byiza rero yuko n'umuveterineri wamugira muri famu ariko akigisha abandi, kuko siwe kamara, kuko ni ibintu ashobora kwigisha umuntu akabifata ku buryo n'ikindi gihe runaka umurimo w'ingoboka usabwa veterineri undi wo muri famu yamufasha bitagombeye ko ariwe kamara. Ikindi wenda twaganira n'abazigabura nk'uko mwapanze icyumweru urumva harimo amaparite menshi, muyagaburamo gute? Mwese mujya kuri parite imwe mukanza mukayitaho mukajya ku yindi, mubigenza gute? Ukuntu bimeze wabonye harimo bloke nyinshi cyane zitandukanye, ni nako harimo ingurube z'amoko agiye atandukanye. Ubwo rero dufite abakozi batandukanye, umuntu wese amenya ahantu he, nk'umuveterineri kumuha inama mu gihe inama bitewe na bloke arimo ayoboramo. Nk'uko wagiye ubibona hari nko mu twana, uwita ku bana nyine ubwo ni mu bana azi cyane iby'abana. Hari naho twagiye mu mfizi, uwita ku mfizi azi cyane iby'imfizi, nibyo tumuhaho inama, nibyo tumwunganiraho umunsi ku wundi. Amazina nitwa Uhiriwe n'Imana Enoke. None muri ino famu wowe ukaba ushinzwe n'iki? Muri iyi famu ndi umukozi nshinzwe ikijyanye n'amasuku, kwita ku matungo, by'umwihariko nkagira bloke nk'uko veterineri yabivuze, nkagira bloke ya materinete nyobora, naho muri nasari aho abana bacukira, aho rero abana tubakorera isuku, ukamenya kuva bacutse kugeza bakuze bakaba bagera ku mezi byibuze 3 n'igice. Ubwo rero muri materinete ho bifite ingurube, tuzanamo ingurube byibuze ibura ukwezi ngo ibyare. Ingurube y'ibura ukwezi ngo ibyare ikwiye kuza muri materinete ikitegura, icyo kiraro kiba cyateguwe twagiteyemo umuti, ikazamo ikitabwaho, tukayimenya, tuba twarabyanditse mu ikaye igihe yimiye n'igihe izabyarira. Ubwo rero iyo tumaze kuyandika gutyo tukayikurikirana tukayireba, ikaza muri materinete, ikiba gisabwa ni ukuyitaho, ukamenya iyo ngurube yariye neza, mbega nk'uko n'umuntu utwite agomba kugirirwa, ugomba kumukurikirana ukamenya yariye neza, imeze neza gutyo. Ubwo rero iyo iri bwabyare dufite ibimenyetso duha ingurube. Ubwo ba veterineri nabo yaraberetse, yarabahaye amabwiriza by'umwihariko, amakuru menshi nitwe tuyafite tuyashyikiriza veterineri, kuko muba muri kumwe nazo, tuba turi kumwe nazo ubuzima bwa buri munsi. Ukamubwira ati iyi ngurube, nawe arabitubwira, n'ibyo akatubwira ati yegereje kubyara, ariko nitwe duhora tureba buri munsi, tuba tuyegereje. Noneho iyo ngurube iyo iri bwabyare ikagira ibimenyetso twereka. Ibimenyetso twereka rero, iyo iri bwabyare ingurube iramanura amabere, ikazana ice, bukabibona ko yamanuye, ku buryo ishobora kugira inda ikenda gukora hasi. Ubwo rero ikabona iri kubura amahwemo, ukabona iyo iri kubura amahwemo unagenda, ushobora kugenda ugakora ku ibere ukareba, ushobora kubona iri kwikama. Iyo wakora ku ibere ukabona amataraje. Ubwo rero cyangwa se ubwayo uryamye ukabona irimo irikama. Iyo bimeze gutyo rero, icyo dukora uyishyiriramo akabarizo kugira ngo uyisasire imere neza, nayo ikitegura, ikabona ko aho igiye kubyarira ahantu heza hafite isuku. Dufite icyumba rero gifite beriso, iyo beriso niyo ijya mu twana. Utwo twana rero no muri beriso ushyiramo akabarizo, aho twana turi bwage imaze kubyara. Iyo ingurube imaze kubyara rero, icyo ukora wiyita aho wadushyizeho muri beriso, ukanareba ko ya ngurube nimba ishoboye kurera abana, cyangwa se ifite ya magurube iri konsa neza. Ubwo iyo utwana twavutse tumaze iminsi 3, ikintu cya mbere tudukorera, iyo tukivuka uwo munsi turaducanira, kugira ngo tuducanira ya minsi 3. Tuducanira tugomba gushyuha, tuba dukunda kujya kuryama muri beriso. Iyo tumaze gushyuha rero, tumaze ya minsi 3 ducanira, tudukata amenyo. Ubwo tukanabwira veterineri nawe ubishinzwe agatera urukingo
twita feri. Okay. Ubwo ingurube zikaba zikuze, zikaba zimeze ugatangira neza. kuzitaho, tukazitaho nanone tukazikurikirana kugeza zicutse, yanacuka ngomya nkakurikirana Ubuzima kugeza bwazo. igeze ku mezi 3 n'igice. Okay. amazina yanjye yitwa Hakizimana Toneste, Muri famu ukaba muri ushinzwemo. famu hano muri vafu nkaba nshinzwe kumenya amatungo, isuku yayo, ikindi tukaba twafatanya mu kuyigaburira, tukamenya uburyo igomba kubaho mu buzima bwa buri munsi. We muri nuzo ukoreramo haba Noneho nk'uko bamaze kubibabwira, ingurube imaze gucutsa dufite indi buroke zibamo. ubwo niwe uzikurikirana. Izo buroke iyo zije zimaze gucutsa ni njyewe uzikurikirana. Okay. Ingurube rero iyo imaze gucutsa igomba kugaburirwa neza mu gihe kingana n'icyumweru, iba yongeye yaba yarinze. Okay. Noneho nyuma yaho ugomba kugomeza ukayikurikirana, ukamenya niba nta kibazo ifite. Yaba ifite ikibazo ubwira veterineri akayivura. Nyuma yaho ugakomeza ukabireba ko iyo ngurube igeze igihe runaka, ukaba izongera ikazasubira hahandi. Ariko nyuma mbere yaho haba hari izindi dufite noneho indi buroke ibamo ingurube dukuramo izizaba imbyeyi se, izizaba imfizi se, cyangwa iz'inyama. Nazo ni ukwizitaho. Veterineri aba yakubwiye ibiryo uyigaburira bitewe n'iyo ariyo. Iyo ngurube ikaba igomba kuba ifite isuku, nicyo kintu cya mbere. Banyita Nsanzifura, nkaba nshinzwe kugaburira amatungo hano, ariko akenshi njye nkorera ingurube zikuze. Izikuze z'amapfizi n'izimwe. n'izimwe. Okay. Ubwo rero cyane cyane ariko nita ku mfizi kuko arizo zisa n'izitanga umusaruro cyane. Mu buzima busanzwe iyo uzirimo ukunda kuzikoreramo iki? Zikorera amasuku nkanazigaburira. Ukanazigaburira. Okay. Ubwo iyo itari kurya neza ukabwira veterineri. yibwira veterineri akagira icyo ayikorera. Okay. Okay. Tubwire nyine uko uzibona iyo uri kuzigaburira. Nk'ibiryo baba barambwiye byo kuziha, iyo mbonye zishatse gukura cyane zikarenza ndagabanya. Okay. kugira ngo babone uko bazifatira intanga. Okay. Inshuti za Kofisare nk'uko twasuye hano mu bworozi bw'ingurube, twese rero nk'uko twaze tuganira turi hamwe, nk'uko twari dufite ibibazo byinshi twari turi kubaza, abahoramo ku munsi, abaveterineri, abakozi bazikurikirana bose nk'uko twababazaga, twahera nko kuri veterineri. Wenda ku munsi kubana n'aba bakozi uko mukorana, watuciramo muri makeya uko mubanye, uko mukurikirana amatungo yana buri munsi. Ya nibyo, aba ni abantu dufashanya umunsi ku wundi, abantu tujya inama. Icya mbere cyo ni inshuti zanjye, kuko ntago umurimo wagenda neza tudakundana. Uretse gufashanya mu kazi no mu buzima busanzwe turafashanya mu bibazo bitandukanye. Niyo mpamvu mbere y'uko akazi kagenda neza ni ubucuti hagati yacu. Nibo dupanga, tugapangira icyumweru, ndetse byanashoboka tugapangira ikizaza, kuko tubaho ubuzima twita ku matungo umunsi ku wundi. Okay. None reka tubaze wenda na Shirimumu ko abana na abakozi be. Ni ikintu cyiza cyane nk'uko veterineri yabivuze. Twese dufite umurimo uduhuje. Buriya nubwo baje ari abakozi, ariko iyo bahageze binjira muri uyu mushinga ubwawo, wumvisha uko bawusobanura, barawuzi. Ni abantu tuba tubanye imyaka myinshi, ku buryo n'uje ari mushya baba bagomba kumutoza bakamenya ibyo agomba gukora. Ubwo rero ikintu cya mbere kigomba kuturanga kugira ngo tugere ku ntego twihaye ni ubwumvikane, ni ubufatanye, ni ubwuzuzanye buranga abakozi twese turi hano, natwe twese turimo. Ni ukuvuga ngo niba hari umuganga w'amatungo, hari mukecuru ushinzwe, navuga ko ari manager cyangwa abashinzwe logistique n'ibindi bikorerwa hano, nta na rimwe umukozi ashobora kugenera igikoresho runaka adahuye na mukecuru. Cyane nanjye ubwanjye bituruka kuri wa mukozi wo hasi akavuga igikenewe, haba mu gice akoreramo
akakigeza kuri veterineri akakiganira na mukecuru, byaba na ngombwa bikangeraho, cyane cyane iyo hari ibibarenze ku bushobozi. Ndashaka kuvuga ni imiti ikenewe, ni ibiryo, ni izindi nama zisumbuyeho ndaza. Ikindi nk'uko veterineri babwiye, tugira n'inama ku buryo wa mukozi uri hano tumushyira ku rwego natwe twumva ko umurimo wagakozwemo. Nta kintu kibanga kiba hano, ikiriho ni uko tuba tugomba guhuza amakuru kugira ngo ya makuru ariyo avamo uyu murimo mwabonye ukorerwa hano muri rusange. naho ikintu wenda nabaza nk'aba bakozi nk'uko bavuga ngo bamaze igihe, nk'ikintu bibamariye cyangwa bamaze kugeraho kugira ngo twumve nk'abatangiye umushinga ukaba warazanyemo abakozi kugira ngo bahe akazi, twumve aho bageze. Murakoze. Ni ikintu cyiza, natwe tugiye duturuka mu nce zigiye zitandukanye. Ubwo rero twaje mu kazi ntawe ukazi, tukagezemo abo dusanze baratwigisha, natwe turiga. Tumaze kwiga rero akamaro bidufitiye cyangwa icyo bitumariye, ni uko buri wese ku giti cye ku rwego rwe aharanira kwiyubaka, ku buryo nimba hano wenda tubare hari nk'ingurube 1000, nanjye nshobora kuvuga ngo mu cyaro aho mvuka nshobora gutunga ingurube 2 ku bushobozi bwanjye, ariko kubera bitewe n'ino famu experience mba mafite, nshobora gutuma amakuru nkura hano nanjye nyakoresha ku ngurube yanjye mfite mu cyaro, byibuze nanjye ikaba yabasha kugira ikingenzaho mu minsi iri imbere. Nshobora kuyigurisha nkaba nagura ikibanza nkubaka, bikaba ari ibintu byiza. Cyangwa se nkakora n'ikindi, nshobora no kugura nk'agasambu nyine bikunze. Aba ari ikintu cyiza rero kwiteza imbere. Intego twese tuba dufite hano mu kazi ni ugufashanya, guhera ku mutoya kugeza ku mukuru udukuriye yagufasha ufite icyifuzo kizima, akaba ari ibintu byiza rero. Urakoze cyane. Reka duhe mukecuru nawe atwibwire. Yari ari mu kazi wenda ari kugenda atunganya ibindi, ntabwo twe twabonye umwanya wo kuvugana nawe wenda igihe amaze muri ino famu, nawe atubwire urwego agezemo cyangwa ibyo byamufashije. Murakoze. Nitwa Nyirabagenza Nyensi, muri iyi famu ndi manager w'iyi famu. Managinga ibintu byose bikorerwa hano, haba mu matungo, haba mu bakozi, kabone n'abashyitsi baje batuzindukiye nkaba nabafasha kandi nkabakundisha ubworozi bw'ingurube. Iyo badusuye baraza tukabasobanurira neza uko amatungo yororoka, uko amatungo arya, uko amatungo abayeho. Muri iyi famu natangiranye nayo bagishyiraho ibuye ry'imfatizo, mazemo imyaka myinshi cyane. Urumva wowe imyaka 15, urumva wowe ayisaziyemo, azi byinshi. Ku bw'ibyo ko nabaye muri iyi famu cyane, byatumye menya byinshi, menya ingurube icyo ari cyo, nkamenya iyo yarinze, iyo iri hafi kubyara, iyo tugiye gucutsa, byose mbese birimo, mbese byose. N'aba bakozi baza bansanga ngenda mbigisha, kandi nabo bakavamo abakozi bakurikiranye amatungo yacu neza. Amatungo yacu ariho neza, arya neza kandi agakura neza, ku buryo natwe tureba ko ibintu byacu bigenda neza. Uko muri kubikora ko bibyara umusaruro. Aho byabagejeje, aho mugeze umva igihe mumazemo, watuganiriza ukatubwira ati hari aho navuye, hari aho nageze kubera iyi famu natangiranye nayo. Murakoze. Iyi famu natangiranye nayo, bwa mbere sinari nzi ingurube icyo ari cyo, nafashe amahugurwa yayo, bituma nyikunda, bituma nyikorera neza. Icyo byangejejeho, turya neza, tukaryama heza, twarubatse, ubundi mu nzu nziza isumbye niyo nabagamo mbere, kandi biturutse ku bworozi bw'ingurube. Rero Shirimumba, wagira inama ki abantu bahora bagitinya ku bworozi bw'ingurube? Ubu ikintu wababwira, wenda dusoza kino kiganiro,
wenda kugira ngo abazakireba kizabafasha? icya mbere ni ugushimira, turashimira Kofisale kuko kuba mudusura ni byiza, biratuma abanyarwanda n'abandi babyifuza barushaho gutinyuka uyu mwuga dukora, ubworozi bw'ingurube. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko aya makuru yanyu aho agenda agera agirira akamaro abantu benshi, ku buryo n'abatugana baje bagashira amatsiko ku bijyanye n'ubworozi bw'ingurube. Benshi barabyibazaga bakavuga bati bikorwa bite, bigenda bite, ariko nk'uko babivuze, ikintu cya mbere ni amakuru. Y'umuntu yabonye amakuru abasha kwiteza imbere aho bishoboka. Icyo nasorezaho rero ni uko duhari kugira ngo dushishikarize uwumva wese afite icyo yakwibaza ku bworozi bw'ingurube. Niba koko tumaze imyaka irenga 15 tworoye, niba koko mwasuye ibikorwa byacu mukareba uko bimeze, dufite inama twagira, ari ugiye gutangira, ari usanzwe abikora bitagenda neza, dufite icyo twamubwira. Twamugira inama, twamufasha gutangira umushinga we, twamufasha kuvugurura umushinga we, ndetse twamubonera n'icyororo, kuko uko mwagiye muzisura icyororo kirahari kandi ku moko atandukanye. Twabwiye ko dufite ingurube z'amoko 5, ariyo ingurube ya Kambura, Diro, Kerandras, Pietre na Large White. Ushobora kuyibona ari icyororo cyangwa ukabona n'intanga zayo. Nk'uko mwagiye musoro mwabonye ko dufite ikigo gifata kigatunganya intanga, turazikoresha hano mu ifamu yacu, ariko n'umworozi aho yaba ari mu gihugu hose ashobora kuzibona ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Zimugeraho hifashishijwe drone, twa tudege tutagira abapilote, ku buryo aho yaba ari hose mu gihugu zimugeraho. Ni ibintu tubona ko bifitiye akamaro cyane Abanyarwanda, ni ibintu tubona ko byagira akamaro buri wese. Turabibashishikarije kandi twongera kubashimira cyane ko abantu bari bazi ko ibiganiro binyura ku mbuga nkoranyambaga ari biba byavuye ahandi. Iyo mwiyiziye hano ugafotora iriya ngurube neza, umuntu akayibona, icyo gihe hitandukanya na bandi bashobora kubyitirira zavuye ahandi. Ubu rero iyo muvuye hano, iyo mumaze kubitangaza, hari abaza gushira amatsiko ari uko baje kuhigerera bakaza bakareba, hari abaza uko bamenye amakuru bayakuye ahandi mu borozi bateye imbere, ariko tugira n'urubyiruko rumenyeye ku mbuga nkoranyambaga, baba baza ayo makuru koko bagashakisha, bashaka ibibazo, basubiza ibibazo nk'ibi twagendaga twibaza. Ni muri urwo rwego rero hano muri VAF ntabwo dukora ubworozi gusa, dutanga n'ubujyanama, turahugura ku buryo umuntu nk'uko wabonye abakozi bacu babigusobanurira, ibi bakora n'undi muntu aje gufata amahugurwa aragenda akabyikora mu ifamu ye. Hari ushobora kohereza umukozi we akaza hano agafata amahugurwa, hari na nyir'ubwituza agafata amahugurwa avuga ati ndashaka korora ariko mbizi nabanje kubihugurirwa. Ku bw'ibyo rero nagira ngo nshimire cyane Kofisale kubw'amakuru mugenda mutanga, kuko bifasha kandi bikagira abantu benshi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni uko iyi famu yacu ya Vision Agri Business Farm, ku bufatanye n'urugaga rw'abaveterineri mu Rwanda, ubu ni ikigo gishobora gutanga amahugurwa. Buryo uhuguwe hano ari icyo kigo, ari na Rwanda Polytechnic, ikaba yizera neza amasomo umuntu yabonye. Ndetse ubu tugiye gutangira kuyatanga, haba kuyatanga imbona nkubone, ari kuyatanga hakoreshejwe iyakure, ndetse tugahamagara n'abo twita aba-expert cyangwa impuguke ziri ku rwego rwo hejuru mu bworozi bw'amatungo. Nkumva rero ari igikorwa cyiza dukora, ndetse ubu tugiye no guhamagarira abantu benshi, ukazajya uza ukaba wakurikirana amahugurwa uri umuveterineri wabyize, cyane ko kwimenyereza bibaho. Umuntu ashobora kugira ubumenyi runaka ariko ntabashe kugira aho abikoreramo ubumenyi. Ni nacyo umuganga w'amatungo veterineri yavugaga. Nkumva ari cyo kintu nasorezaho. Murakoze cyane. Rero twabaza veterineri nimba ari cyo twaba twasize ho yakunganira wenda bagenzi be b'abaveterineri, icyo yababwira kugira ngo uno mwuga bakomeze bawuteze imbere. Murakoze. Mbe na mbere ndabanza nshimire Kofisale, kuko nizera ko nashidikanya ko n'abaveterineri bagenzi banjye bazabona aya makuru. Rero mfite ingero za veterineri
benshi bibaza batese iby'ingurube nabimenya ne, ese namenya uko ifatwa gute? Hano dutanga amahugurwa atari gusa ku borozi, atari gusa ku bandi tukayatanga n'abaveterineri. Iyo aje mu veterineri rero tuyamuha amahugurwa gitekinisiye ku buryo ataha asobanukiwe. Ikindi ni uko yaje bimufasha kubona ingurube kuva ikiri inanga itagaragara, tukamufasha noneho kugera igeze noneho mu ngurube mu yego muri nyababyeyi nibyo. Ku iyo ngurube ifite amezi rero akayikurikirana, noneho akazanayibona ivutse ku munsi wa mbere. Uwo yayibonye tumwereka uko yitabwaho paka igeze igihe nayo ubwayo yaterwa intanga. Indi nama naho abaveterineri ni uko bakwiye kuza bakiga, kuko ibyo biga mu ikayi nzi ko batabona akanya ko kubishyira mu bikorwa, ariko iyo baje hano noneho nk'umuveterineri ndabafasha, nkabafasha guhuza ibyo mu ikayi n'ibyo mu buzima busanzwe, kuko nzi ko abenshi babizi mu nyandiko. Murakoze. Murakoze. Reka na mukecuru nawe dusoza nawe atubwire icyo twari twasize. Yego mukecuru. Murakoze. Ibyo nashaka kugira ngo mbwire bagenzi banjye b'abadamu ni uko batinyuka bagakora umurimo nk'uko nawe ukoze mu myaka 15. Ndi umukecuru ufite imyaka 71, numva rwose akazi ko korora ingurube katavunanye cyane nk'indi mirimo, kuko gukurikirana itungo ku rindi umunsi ku wundi rwose ni akazi keza gatuma n'umuntu adasaza. Iyo uri gukora, umukozi nyamukozi ntabwo asaza kandi ntabwo agira amavunane iteka. Noneho badamu bagenzi banjye cyane cyane nk'abakecuru, harimo abaza baje kudusura akavuga ngo nanjye mama yabishobora, nkavuga ngo uzamuzane aza arebe ikigero ngezemo n'ibyo nkora, nawe azanyigana akore. Yego. Ni ukugira ngo batinyuke kandi bumve ko kwikuramo ikintu cy'ubunebwe, ikintu cyo gutinya ngo umurimo runaka ngo uravunana, umurimo runaka umeze gutya, rwose ndabatinyuye kugira ngo bashobore nabo gukora nk'uko nanjye nkora. Urakoze cyane. Murakoze rero nshuti Kofisare, uko mutuzi icyo tuba tugamije ni ukugira ngo abantu batinyuke bakore bave mu bukene, be kujya batinya imirimo ngo ibi biragoranye. Ikintu cya mbere ni amakuru, kandi guhora wiga ndumva ari byo byiza kugira ngo umuntu agire ubumenyi bw'ibyo agiye gukora kugira ngo atere imbere. Shimiye rero Shirimo muri bari ikindi yagira ngo atugezeho. Icyo nagira ngo nunganire icyo avuze mukecuru ni ikintu cyiza cyane. Korora ingurube ntabwo ari amafaranga gusa, korora ingurube bitanga umurimo. Ni ukuvuga ngo haba kuba uyoroye, kubabikoramo. Nagiye nkurikira ibiganiro twagiye tugira, nkabona abantu cyane cyane bari mu mahanga baratwita bari muri diaspora, babyishimira cyane kuko ni amakuru twabahaye abafitiye akamaro, cyane cyane mu rwego rwo kwita ku miryango yabo. Iyo rero umuntu yari afite abantu yitagaho, ariko nabo bakabigiramo uruhare mu gukora nk'uko umukecuru abivuze, bafite imiryango basize hano. Wabonye nagiye ndeba ibiganiro uko bagiye baganira badusubiza, byarashimishije cyane kuko nabo bashobora kwitangira umurimo kandi ukabagirira akamaro, kandi turahari kugira ngo tubafashe, tubahe ayo makuru, kuko bigaragara ko atari umwuga wakorwa n'abantu bakuze gusa, ari urubyiruko, ari abakuze, bose bashobora kubikora. Kandi nk'uko veterineri yabivuze, harimo n'igishoro, kuko iyo yaje akihugura tukamwigisha uko bafata bagatera intanga akajya gufasha aborozi, bimwinjiriza amafaranga ku munsi, kuko umworozi afashije aramwishyura. Urumva rero ko no gutanga akazi bishobora gutanga akazi kuri benshi. Murakoze cyane rero, nk'uko nari ndi kubivuga, inshuti za Kofisare turabashimiye. Murabona ko iyi kampani ari urubyiruko, ari abakuze. Murabona ko twese cyangwa bose ko mubabona ni abasore, barakora kandi hari aho bavuye ari naho bageze. Rero turabashimiye. Rero niyo mpamvu duhora ntari akagaruka kugira ngo abafite ibibazo bibaza tujye tubasubiza, nicyo tubereyeho kugira ngo dutere imbere. Murakoze cyane. Nakagaruka.